Ururabyo rwa anthurium cyangwa se flamingo plant nk'uko bamwe bayita, rufite akamaro gatandukanye ku buzima bw'umuntu kagiye kagaragazwa na siyanse yagiye ikorwa n'abantu batandukanye. Kimwe mu bigo byo ku isi, kimwe cyitwa NASA gishinzwe ubumenyi bw'ikirere, ubumenyi bwo mu kirere bwo mu isanzure, cyashyize anthurium muri bimwe mu bimera ushobora gushyira mu rugo iwawe, mu nzu mo imbere cyangwa se ahagukikije, bigasukura umwuka uri muri ako gace, igakuramo imyanda. Imwe muri iyo myanda gikuramo ni iyitwa formaldehyde, glycerine, toluene cyangwa se na ammonia iba iri mu kirere. Ahangaha rero gikoresha ya mababi yacyo meza manini nk'uko muri kubibona ku ifoto, akoze nk'umutima, noneho kikayungurura umwuka, kikayungurura environnement y'aho giherereye. Si ibyo rero, gifite ibindi byiza gishobora kukugirira mu buzima bwawe. Tugiye kureba ibirenga 15 ururabo rwa anthurium rushobora kukugira, kuzana iwawe mu rugo, ushobora kurukuraho bikakugirira akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icya mbere rero ni ururabo rwiza rutuma ahantu hasa neza. Ni ukuvuga ngo anthurium uko isa, uko muyibona, ifite ururabyo rwiza. Igira ururabyo rw'umutuku, hari iraba iroza, hari iraba umweru, hari n'iraba urw'umuhondo. Rero iyo ruri ahantu, uretse n'ibindi turi bubone byiza rukora, rutuma n'ahantu hawe hasa neza, ruzana ubwiza aho uri. Kandi icyiza cyaho, ruraba inshuro nyinshi mu mwaka cyane cyane, kandi ururabyo rwarwo rwa anthurium ntago rwuma vuba, rumara igihe rukiriho, rukaba rwamara ibyumweru rutaruma rukiri. Urumva rero ko ni ururabyo rwiza. Icyambere ushaka kurukoresha nk'umutako, rukakubera umutako mwiza iwawe. Icya kabiri, ni ururabo rwiza rutarushya kwitaho, ni ururabo rwose rudasaba kwitabwaho cyane nk'uko wakwita ku yindi myaka yo mu murima. Ushobora kuruhingamo imbere mu nzu udashyize hanze, rwose rukabamo kandi rukaba rwiza, ukajya uruha amazi nibura rimwe mu cyumweru. Kandi ikindi, ntabwo rukenera amazi menshi, ukenera amazi make, ntabwo ugomba gushyiramo amazi menshi. Ikindi, ugomba kurushyira ahantu wirinda ko izuba rirurasiraho direct, ahubwo ugashyira ahantu imirasire y'izuba irugeraho ariko itari direct, atari rwo irasheho neza. Ushobora kurushyira ahantu mu ibaraza ukarukinga izuba, wenda imirasire ikajya, cyangwa ugashyira munsi y'idirishya ku buryo imirasire y'izuba irasa mu idirishya, ikaca mu idirishya ikarugeraho, ariko hari ikindi kintu cyagiye hagati yarwo n'urumuri rw'izuba. Ikindi kandi, ni ururabo rushobora kuba mu Rwanda kuko rukunda ahantu hari temperature hagati ya 25 na 32. Nta kibazo rwose. Kandi ushobora kubushyira mu ivaze ifite ahantu hari isohora amazi, ifite imyenge ku buryo isohora amazi n'umwuka ugatembera mu butaka. Ikindi, ugomba gushyiramo nibura ifumbire rimwe mu gihembwe ugashyiramo ifumbire, nta kibazo, kugira ngo ruse neza. Icya gatatu rero, ururabo rwa anthurium rusukura umwuka nk'uko nabivuze. Hari rero ururabo rukura imyanda iri mu mwuka, iri muri environnement y'aho uri, kandi mu buryo buri naturel, hatakoreshejwe ibindi bintu, ahubwo mu buryo karemano Imana yaduhaye. Kandi bituma nanone wa mwuka ugiye guhumeka, uhumeka umwuka mwiza wavuyemo za produits zose twavuze, za ammonia, za formaldehyde, za glycerine, kuko bishobora kuba imbere mu nzu cyane kubera ko dukoresha product aya dukoresha mu isuku, amasabune, ibyo dukoresha dukaraba intoki, amavuta twisiga, asohora mu myuka ino myanda ishobora kwanduza ikirere dutuyemo. Ni ukuvuga rero, iyo uteyemo anthurium igabanya umwanda uri mu mwuka wo mu rugo iwawe. Ikintu ikora rero, irabifata ikabikuramo ikindi kintu cyiza, noneho izasohora turi bugende tubona. Ni ukuvuga ngo ifate izo produit, nyamara kuzifata ikagira gute, ikasohoramo izindi produits nziza ziri butuma abantu bamera neza. Mutekereze uburyo Imana ibyo bintu yabiremye, aya product atarabaho, yari izi ko icyo gihe kizagera bikaba, ariko ituremera ibintu bizatuma dukomeza kubaho ubuzima bwiza, nubwo tuzaba turi mu bihe bifite ibintu byinshi bitari byiza ku buzima bw'umuntu. Ikindi rero navugaho,
nimba ushaka ko rukuyungurura umwuka neza, ushaka kurushyira muri salo, mu byumba muraramo, cyangwa se bituma ahantu ukunda kuba uri, nimba ufite muri library, nimba ari muri biro, ahantu wumva ushaka umara umwanya munini, hanyuma bigatuma uhumeka neza ugasinzira neza. Icya kane rero, anthurium idufasha iduha oxygene. Murabizi ko nk'ibindi bimera byose bifata carbone, noneho byo bifata carbone bikaba ariyo, nk'uko twebwe kakundi twinjiza oxygene tugasohora carbone, byo byinjiza carbone bigasohora oxygene. Ni byiza rero ko wahinga anthurium nayo kuko iri muri ibyo bisohora oxygene, ukaba wayishyira mu nzu kuko izaguha oxygene uri buhumeke, ubuzima bwawe bukagenda neza. Icya gatanu ni uko ituma haba umwuka, mood, ibustinga mood. Nimba ari mu gihe wumva utazi uko umeze, wumva ujagaraye mu mutwe, wumva ufite mood mbi, se warakaye, ni ukuvuga ngo anthurium iri mu bimera cyangwa se mu ndabyo zizwi ko ishobora gutuma mood yawe ihinduka. Nimba wiyumvaga nabi, numva wumvaga ufite umushiya, nimba wumvaga utazi uko umeze, ufite agahinda, bivuga ngo anthurium iraza ikagukaminga, ikaguha relaxation, igatuma urelaxa ukamera neza. Bivuga ngo akenshi nk'uko tuzi ko inshuro nyinshi ngo mu buzima, mu bushakashatsi bwakozwe berekanye ko 87% kw'ibihe tumara turi ku isi tubimara turi mu nzu. Ni ukuvuga ngo mu nzu rero nubwo haba hari ibintu bishobora kuba haba hari imyanda myinshi bishobora gutuma tugira ama stress, noneho bikagutera stress utazi n'ikibazo ufite, ukagira ibiki. Anthurium rero iraza igafata ya myanda, igafata bya bindi biri mu nzu, noneho bikagira gute, ukongera ukagira mood nziza, ukareka umujagara mu mutwe wanyu. Ibyo ubushakashatsi bwakozwe na University of Technology yo muri Malaysia yerekanye ko ibimera, indabyo nka anthurium zifata imyanda, zituma mood se cyangwa umuntu uburyo yari ari kwiyumvamo muri ako kanya bishobora guhinduka mu gihe yicaye ahantu hari ururabo rwa anthurium. Icya karindwi, anthurium ituma concentration y'ibyo urimo yiyongera. Nimba wumva wabuze concentration, nabivuga ngo iki mu Kinyarwanda, wumva udafite ikintu uri gukora ukumva ntukirimo neza, nturi kucyitaho cyane, cyangwa se waba urimo gusoma ukumva nturi kumva ibyo usoma, waba uri guteka ukaba wumva, ugatangira ugafata umunyu ukawushyira mu gikoma, isukari ukayishyira mu biryo, nubwo nyine yemerewe kujyamo iyo ushyizemo agasukari gake, cyane cyane iyo watetse nk'inyanya ukumva zibayemo nyinshi, ushyizemo agasukari, acide yo mu nyanya iragabanyuka. Ako ni akabanga ko mu gikoni nari mbibiyemo hagati. Bivuga rero igihe wumva unaniwe cyangwa se ahantu uri wumva utari gufata concentration ngo utekereze neza, ngo wumve ibintu byose ubyitayeho, bivuga ngo iyo ufashe anthurium ikayishyira muri icyo cyumba, irongera ikakugarura concentration byonyine no kuyireba, ukareba indabyo zayo, ukareba iki, bituma ugarura concentration ukamera neza. Ikindi rero cya munani, anthurium ituma habamo ahantu uri haba positive environment. Bivuga ngo ushobora kuba uri kwiyumva mu buryo buri negative, ibintu byose wabirakariye, wubeze ikintu cyose cyumva mu buryo bubi. Nk'urugero, wenda ushobora kuba akantu kose umuntu avuze muri mu gihe cya negative, ugahita ugashyira muri negativity, cyangwa se ukumva mu ruhande rubeho, kumva ko ikintu cyose gishobora kuba ari ikintu cyiza. Rero mu bushakashatsi bwakozwe berekanye ko anthurium ishobora kugabanya ubwo negativity wifitemo, kumva ko ibintu byose uri kureba muri sanse mbi aho kubireba mu buryo bwiza. Ni ukuvuga ngo rero ushobora gutaha uvuye mu kazi, cyangwa se uri kujya mu kazi uvuye mu rugo ufite mood mbi, ufite muri negativity mood, wagera ku kazi wenda wasanga mu biro ukagarura mood, cyangwa se uvuye ku kazi wagera mu rugo wakwicara ahantu iri ukongera ukagira gute, ukagarura mood. Icya 9 rero ni nziza ku buzima bwawe, kubera ko ituma ibyo byose twabonye. Ni ukuvuga ngo iyo ufite ubuzima bwiza, iyo wahumetse neza, iyo wagize gute, ni ukuvuga ngo na mental health yawe iragira gute, irahinduka. Ni ukuvuga ngo ubwo bushakashatsi bwakozwe na Texas University yerekanye ko hari ibimera
bituma tugira ubuzima bwacu buba bwiza, tukagira ubuzima bwiza atari uko twabiriye wenda, ahubwo no kubireba no kuba hari ibyo bidukurira mu kirere, hari ibyo biduha twebwe tutabonesha amaso, ariko ibyo bimera bikaba byatuma ugira ubuzima bwiza buzira umuze kandi utabizi mu buryo utaruzi. Icya cumi rero ni impano nziza ushobora guha umuntu. Anthurium ni impano nziza ushobora guha umuntu akishima. Ushobora kurufata ukarushyira mu ivaze ukaruha umuntu rwose, ukamubwira uti iyi mpano nguhaye, ukamubwira n'ibyiza rwabyo, kubera ko ni na rwiza, rukura vuba, rusa neza. Mbese abantu benshi bakunda kurwita ngo ni ikimera cy'ikinyamahirwe, kitera amahirwe, kizana amahirwe. Bamwe bakarukoresha bashaka kwerekana umubano, relationship, cyangwa se urukundo. Ruvuga ngo ushobora kuruha umuntu rwose mw'impano ukakomeza ubucuti bwawe, kuko ni ikintu cyiza, ni ururabyo rusa neza. Umuntu wese uzi ko avariwetinga cyangwa se aha agaciro ibimera, umuhaye Anthurium waba umukoreye neza. Cyane cyane rero nk'abantu bafite abo bakunda, umunsi mwibikiraho urukundo rwanyu, umunsi mwibuka bijyanye n'urukundo, ukaba waha umuntu ururabyo rwa Anthurium, uba umuhaye ikimenyetso cy'urukundo, mbese uba umweretse urukundo rudashira, kubera ko rukunda kugira indabyo z'umutuku, kandi noneho zikaba zikoze muri forume, amababi yabyo akoze muri forume y'umutima, byerekana urukundo. Ikindi rero Anthurium ifasha mu kurwanya amareriji. Ushobora kuba wenda hari nk'icyumba winjiramo ukitsamura, harimo ibintu bigutera amareriji, wenda ushobora no kujya mu gikoni ibirungo birimo bikagutera amareriji, ukitsamura ukagaragaza ibintu. Rero icyo cyumba uzi ko kibamo ibyo bintu, ushobora gushyiramo Anthurium, noneho ikaba yagabanya utwo duspores cyangwa se utwo tunyabuzima, utwo tumiliyaridi tw'utunyangingo utabonesha ijisho tuba turi muri icyo cyumba, Anthurium ikaba yadukuramo. Ni byiza rero ko nimba ukunda kugira amareriji ku bintu, ushobora kuba gutunga Anthurium mu rugo iwawe bikagenda neza. Ikindi Anthurium rero igabanya impumuro mbi iri mu rugo. Ushobora kuba ufite amasabune wogesha ibyombo ahumura nabi, wenda ushobora kuba hari umuntu unywera itabi hafi aho, hashobora kuba hari ama essence, hari ibintu mbese uheruka wenda warubakishije ibintu warasize amarange, mbese hari n'ibintu uba ufite mu rugo bisohora indi myuka itari myiza. Ni byiza rero ukoresha Anthurium, kuko ibyo bintu kubihumeka ubwabyo bishobora gutera ikibazo mu buzima bwawe, ugahora wenda ukaba warwara inkorora, ukajya ukorora, ukananirwa guhumeka. Ariko iyo ufite Anthurium aho ngaho mu rugo, ibyo byose biragabanyuka, kubera ko ifata amoniya iri kuva muri ibyo bintu akenshi cyane cyane ikayitwara. Ni ukuvuga ngo ikayiyungura, noneho ikaguha umwuka mwiza, ukaba wahumeka neza, kandi na za mpumuro mbi ntizibe ziri kumvikana mu rugo rwawe. Ikindi rero akamaro kandi ka Anthurium ni uko ishobora no kuguha amafaranga, kubera ko abantu benshi muri iyi minsi bari kuyikunda cyane. Ushobora gukora bizinesi yo kujya uyigurisha, cyangwa se mu gihe uyifite mu rugo, za ndabyo zayo ukazigurisha n'abantu bakeneye ibintu by'indabyo, nanone urumva ko iguha n'amafaranga. Ikindi rero igabanya urusaku. Ahangaha nakagezeho numva nkibaza ko ni ikimera gishobora kugabanya urusaku, ariko murumva ko Imana yaduhaye ibintu byiza, tujye dushima Imana. Nuvuga ngo igabanya urusaku mu nzu yawe, kubera ko bya bibabi byayo ukuntu ari binini binabyibushye, ukuntu urumuri nk'uko muri kukibona kimeze neza, ifata waves y'amajwi cyangwa se sound waves, onde mu Gifaransa, onde. Uko amajwi agenda mu buryo bw'amahonde, ngo avunaguye nibyo batwigishije. Ni ukuvuga rero Anthurium ishobora gufata aya mahonde ikayaboroka, noneho akareka gukwirakwira mu nzu yawe, noneho uri iwawe hakaba hameze neza. Nuvuga rero nimba uri ahantu hakunda kuba hari urusaku, ni byiza kuba wakoresha Anthurium, noneho ugatuma urugo rwawe rumera neza. Ufite ahantu hari urusaku rwinshi, gukoresha Anthurium nyinshi, kugira ngo noneho bitume ubariyetinga cyangwa se ushyiraho barrier kuri ya majwi
mabi gusakuriza. Ikindi rero antoriyumu ifasha mu buzima bwo mu mutwe. Bivuga ngo bamwe mu bushakashatsi bwakozwe herekanye ko antoriyumu ishobora gufasha mu kurinda depression cyangwa se kwiheba cyangwa se agahinda gakabije, mu gihe ituma umuntu uyitaho, umuntu ukunda kuyireba cyane, umuntu ubana nayo aba comfortable se cyangwa akumva atuje muri we. Kandi no kuyitaho agenda ayikatira utubabi ayitaho bituma noneho agaruka ku murongo neza, akayishyiraho amazi. Ukaba uzi ngo burya kwita ku bimera bituma ugabanya amadepression. Niyo waba ubabaye ukigira mu murima ukajya kubyuhira ukabikata ukagira gute, uvamo ka gahinda kageze gute nta kibazo gafite. Nimba rero wumva ufite ikibazo cyo mu buzima bwo mu mutwe, nimba wumva uri kujya mu kintu cya depression, ni byiza ko antoriyumu uyishyira muri rutine yawe, ukayishyira mu bintu ugomba gushyira mu nzu yawe, kandi ukajya uyitaho, kandi ukajya umarana igihe kinini nayo cyane uyireba wiyibazaho. Mbese ibintu byose bituma ushobora gukira depression. Ikindi rero antoriyumu ifasha mu gusinzira neza. Antoriyumu kubera ko ituma ahantu uri ikora environment yaho uri hakamera neza, ugasinzira mu cyumba kimeze neza. Bivuga ngo ikaguha oxygene nijoro, iri nayo kimwe mu bimera bisohora oxygene nijoro, noneho bituma aho ugiye kuryama usinzira neza. Bivuga ngo iyo uyishyize mu cyumba cyawe bituma usinzira neza rwose ukamera neza. Ni byiza rero ko na rwa rusaku ruragabanyuka iyo uyishyize mu cyumba cyawe. Ngibyo rero hari ibintu byinshi, ibyo nibyo nabashije kubegeranyiriza byiza bya antoriyumu. Hari n'ibyo buri bushakashatsi butarerekana, biba bihari ari byinshi, ariko ni byiza ko tugira ibimera umwe mu baturanyi bacu, umwe mu nshuti zacu, kuko ibimera ni byiza cyane. Imana yabidushyiriyeho ku isi mbere y'uko tubaho. Imana agiye kuturema yarabanje kudutegurira ibintu byiza. Nta kintu na kimwe Imana yaremye kidafitiye akamaro umuntu, byose ni twe byakorewe kugira ngo tubeho twishimye, tubeho dufite ubuzima bwiza. Akuva aka kanya rero genda ushaka antoriyumu uyitere mu ivaze. Nimba udafite amafaranga yo kugura ivaze, uyitere mu ndobo rwose. Icyangombwa ni akamaro uyishakaho, icyangombwa si uko abandi babibona, si uko uyigaragaza, maze ubuzima bwawe burusheho kugenda neza, maze ubuzima bwawe bubamo ibyishimo. Iminsi yawe ku isi uyibeho wishimye, nibyo twese twumva twaharanira kubaho muri aka kanya. Nimba rero utarakoze subscribe ukaba ugeze kuri uyu munota wumva ikiganiro, uyikore kandi uduhe like, uduhe na comment. Mwihangane cyabaye kirekire, ariko nyine nta kundi niko byagombaga kugenda. Ciao ciao, naho muri video yacu ikurikira.